gihe cy'icyumweru waba ubonye aho ujya gukora? Nzagerageza. Nabwo mukimpaye mwaba mukoze. Asuko ko nkawe ninde wakuzanye hano nta na karibu usa ugomba kuntungura ko karibyo? Shimwe najyangu. Imbere n'undi munsi ntuzongeye no gusunutsa amazuru ahantu hose naciye, aho nanyuze uhanyuze umuriro cya esanse. Turumvikana? Nubwo uri mushiki wanjye ntabwo nakwitera umwaka unsambana nawe. Toka mva imbere. Agashenzi kaba kaje kiha karibu ndetse kakanandukanye n'umukozi wanjye. Bose nk'uwo nguwo kuko nzamubwira icyo umukunzi wanjye use ntagiye. Reka njye metera nagahamagara. Kaba kaza kiha karibu kanandukanye n'umukunzi wanjye ngo karaza ngo surprise si biki. Jewe njye nawe njya numvikana bari. Hano ubu nkawe urifata ukaza ukiha karibu, warangiza kwiha karibu noneho kaza ngo ushaka nkora surprise ibiki. Nimba twarakundanye mbere ntago hakagombye kuza untunguye. Stesheri wanje mukanya urayibonye ibintu bibaye ngo nuko ngo waraje ngo ushaka nkora surprise. Nta kintu mbwira habe na gito. Use ko sheri wanje agiye uzamugarura se? Nta kimwe wambwira. Ahubwo ntu Sheri, ni wowe cyangwa ntabwo ari wowe? Kandi wabaye icyuki cy'umugabo. Ni amazi sawa wabaki Sheri?
ndetse ubwo ari bisa n'ibiki ibihe sure wambariye amashashi cyawo sheri ni ibiki wambariye shashi iriye nta mavuno gusa iriye hasi ibintu biki biri kujegera sheri ni amafaranga ufite cyawo oya sheri ni amazi ari kujegera sheri ibi ni ibiki ntacyo ni amavuno gusa se jyana oya sheri ufite ibintu wambariye ibihe se none se ibi ni ibiki urimo urabibona se sheri ntabwo mbyemera njye ntabwo ibi byawe rero ubwo ngubwo guraje rero ubu guraje sheri ibi ni ibiki kwe ni amashashi wambaye sheri ubwo uravuga ngo wabaye mwiza none wambaye amashashi ubwo ngubwo urimo uvuga ngo amashashi se ngo urimo no kumbangamira kandi nigendera ubwo ngubwo njya kwijyana mu cyumba cy'abashyitsi kumbangamira genda baba Jimmy suza kandi muraho neza mama amakuru umeze neza Jimmy wabaye usohotse nkaganiriza tanso wawe ariho ma ugaruka uje kunsezera sha sari ape hashize igihe kingana iki tutabona hashize igihe kirekire rwose narakubuze ngo ngore sitore z'umugabo washatse warambuze kandi nanjye nari ngukumbuye ubu nibaza gukomeza numvaga byanyubeye rwose wa mugabo akigera ahagaha ntabwo wagarutse ntabwo nagarutse nagiye ngumya guhura n'imirimo ariko uyu munsi mfata icyemezo ndavuga ndajya kureba mama Jimmy ibyanjye rero ni amateka urabeshya nabuze n'ubwiyahura nabuze n'uruzi rumpara uko nabonaga ari umwana mwiza yahindutse ati nyine kumureba ni umwana mwiza pe buri mugore asaranshimisha afite umugabo mwiza ariko njye ndashaka gutuma n'umugore akaza akamutwara umugabo gusa ntubeshya afite ingeso aha kamwakirisha uzi ko twagiye mu magambo nk'ibagirika oya ahubwo umbwiye gutyo numva ngize ikibazo basanze twaratetse kandi rero hari ikintu nabona mana nta mafunguro dufite ahangaha oya nta kibazo n'umutima mwiza uba uhagije ndagira aho Umva ni uzambwira neza. amakuru yawe ubu se koko mama Jimmy ko duherukana ambwira ko nta kibazo ubu ibibazo agiye kumbwira ni ibihe ubu singese umugabo we afite n'izihe ko mperuka mbona umugabo we ameze neza koko reka ntegereze ambwire ariko sinzi rwose Pablo Yego. umeze ute Shana bite. none se aya makuru yo kwirirwa Biriwe neza. Ariko ubundi mama papa waramwirukanye ntago azagaruka. Bimeze bite? iso n'ubundi wabonaga ari umuntu wa fake utereye aho yaragiye nyine ariko mama uri feke kwe
urifata umuntu w'umugabo nk'uriya ngo yari imbwa ngo yari iki, ubwo se dushyize muri logique yo guhaba iki? Iki gihe mana Rita ngwino hano wumve ibyo musaza wari kuvuga, njye narewe ibyo ari byo, sinzi ibyamuteye. Mumparize rwose ari kuvuga ngo ise ngo yaragiye, ngo naramwirukanye burundu. Igihe yagendeye si ukizi, cyangwa se yaragiye nyine kubera ibintu bya feke bye, nge bashaka kwihangana. Mubaze sinzi undi wasaze. Urabwira mama nabi habaye iki? Ubona ndi umusazi. Bisa nkabyo. Okay. Ubona ndi umusazi. Njyana imbere. Birasa muzanziri. Turangire. Nimba mutazi rero ntabwo nasazi. Yaba ndi umusazi niba muzi n'ibikoresho bigenera abasazi. Uratuka mama papa buri segonda mama aramuhetse aramujyana. Mama wawe ni fake, nawe uri fake. Kandi nawe turavukana, nawe uri. Ariko njyewe uko biri kose ntabwo naba ntawe. Hari igihe umuntu baravuga ngo kuba fake inyuma y'ifoke, genda fake imbere y'ifoke. Sare hari hashize igihe ariko njye ndumva mpangayikishijwe n'ibibazo byawe. urashaka twanze dufungure Mba naratuzi utarabimbwira. twahuye mu rupfu tujya gutabara kwa wa mudamu wari inshuti yawe. Twavuganye mbese ikibazo nakibonye kera ngo nkomeza kwihangana, ariko banza urifata gafungura. Ikibazo ndakihanganira kugira ngo kiba wajya atazanansekera ngo sha kugira ngo tware umugabo wundi ejo utangira Ubwo ni muratandukanye, abantu baratangira bakaguseka. natangiye kwihangana kugira ngo umukeba wanjye yararize ngo mutware uyu mugabo, ndavuga nti ndaceceka kugira ngo atazaseka. nihagarara kumva Ingeso zirangaza ingeso. ndananiwe Mama ndananiwe reka dufungure hanyuma ubintekereze. maze kunanirwa. Umugabo wanjye yaraje mureba ubwiza gusa. Uyu mugabo tugera mu buriri reka da habe na gake, ahubwo ni ukurota akanyara mu buriri. Ngo iki? Matora nabuze aho nyijugunya, nagize n'isoni. Uyu mugabo Bibaho? hari umugabo wigeze ubona ufite iki kintu? Hari umugabo unyara ku buriri? Uwanjye warabikorerwa. Turaryama ategereza akakeya, ahubwo nkamwibutsa nabwo ari uko anyaye mu buriri, intwari zimaze kuntwika. Cyangwa mukeba wawe yaramuroze? Icyo kintu nanjye nabonye hacyashoboka. Nabyo birashoboka, ashobora kumuroga yageze iwawe agutahiye, akanyara yagera iwe akaba muzima. Birashoboka. Icyo kintu gishoboka. Ni ibintu ugomba gutekerezaho ugacunga, wabona byanze ugafata ikindi cyemezo. Wajya urarana n'inkari mu buriri. Nabo ari umugabo. Umugabo. Kandikira umwana ukandikira n'umugabo nose. Ntabwo bishoboka. Umva nakayo mu buriri nayo. Ntabwo ajya abasha gutera akabariro. Ntakirane sema. Ibyo nabibonye nko mu minsi 2 yonyine. Atarafatwa n'indwara yo kunyara. Ubwo uzamenya umuvuzi ute? Yewe ntabwo mbizi. Njye nayo ngira inama nk'umuntu w'inshuti yanjye. Ni ibintu amaranye iminsi. Kwamarana iminsi bikano zigiye amaze aha ngaho. Mama Jimmy, reka nkugire inama ya nyuma na nyuma, atari yo kukoshya, atari no kugushuka. Niba ureba umugabo kumuburira atakibasha gutera akabarira, ahubwo mwageramo akanyara, irukane gasiha. Nta mugabo ukimurimo. Kuko nuko byumva biragayitse vraiment, mwirukane. Urabizi mba nkugiriye inama kandi ifatika. Kuko uri inshuti yanjye, twariganye, ntaho nagukinga, ntaho naguhisha, ariko njyewe ndi nkawe. Umugabo nk'uwo ntabwo namwihanganira. Nta n'iminsi 2 twamarana mu nzu. Mwirukane. Irukane agasiha. Hako se manange kamubu yabaye iki koko? Oroshya njye kureba. Umwana utariye, umwana utaje ku meza nk'abandi. Oroshya mbanza ndebe uko